Yewe ubusanzwe nkundagira ara mu rukoko mu mudugudu w'Isangano Kagari na ka Rukoko. Hari nka saa saba z'ijoro kubera ko ngewe akenshi ndagira amahirika narindagiye ahantu hari akabara, ariko none nagiye kumva numva nko hirya mu rubingo mbona hari guturukayo abantu bari kuvuga iringara. Ndavuga uti si hano iwacu mu Rwanda ko ingabo zacu zidakoresha iringara, aba bantu ni bande? None ngewe nsa nk'ugenda hirya mu rutoki kugira ngo manze ndebe abari bo, mbona n'abagabo babiri bari ibisoreza ari nkorokoro. Navuze uti si ubwo aba bantu buriya si abacengezi baduteye. Nibwo nahise manuka njya ngo hepfo bita ngo kwa Peace Boy, mbwira bari mu kabari bose uti hano ahangaha twatewe. Ndavuga uti twatewe, ubwo ngubwo nibwo nahise nzamuka njya kureba inka kubera ko n'umwe iminsi inka bari kuziba twebwe duturiye ku mipaka. Nibwo nagiye kumva numva amasasu, ndavuga uti byakomeye. Bari bambaye imyenda ya Kongo ariko noneho banageze imbere babanza guhindura, bari bafite n'intwaro. Bo ntabwo namenye ariko bari basinze ibyo ari byo byose, kuko bagendaga babaza ngo ku Kanyarucinyani. Ku Kanyarucinyani he rero abenshi hano hari n'igihe batazara muri Kongo aho ku Kanyarucinya. Ni ukuvuga ngo twebwe nk'abaturage b'Abanyarwanda tugomba kurebererana, tugatangira amakuru ku gihe, buri wese akareba ijisho rya mugenzi we. Ni ukuvuga